Manu ubu mfite ikibazo ubu mwarimu koko yakagombye kuba ari hano turi mu kwiganira twinywera agafanta nta n'ikibazo dufite ariko kubera ko tagira telefone ni ikibazo gikomeye ahubwo se ubwo se uguhamagaye reba neza ntago ariwe nyamara wasanga n'abagukunda gusa twakagombye kuba turi kumwe hano hana nimero yanjye aramamaka asagira nimero yanjye ngo nimero ye umugabo yagize gutya reka nkutere histoire yagize gutya abasanze barimo baraganira n'abagabo mu cyumba barimo baraseka cyane kandi ngo mu buzima bwe ngo ntiyigeze agane ngo nta mugabo n'umwe bigeze baganira ngo nawe ubwe ngo ntibigeze baganira ngo baseke ahubwo yagize gutya abasanze barimo baraganira basetse yakwenkwenutse noneho yayivanye ku gutwi n'ugutwi yakuvanye urumva ni nka filime muzindi mwarimu wawe nawe ni danje shasinkubeshye noneho ubwo sindabirangiza reka nkomeze nkubwire noneho ubwo ngubwo abayikubise ku gikuta ewana yaturitse nka grenade noneho abaturanyi bumvise urwo rusaku barahuriye bose baravuga ati karitse turatewe karabaye urumva ariko noneho yamukoreye agashya yakubise ku rukuta yaragarutse yamukubise mu jisho yarivanyemo na n'isara cyari mu bitaro reka rero nkwereke umuhamagaye ikitabwa n'umugabo ya Ayana n'umwaserera ngo ikigabo cye kiranafuza sinabikubwiye kuva kare ni intambara ariko ngiye agakino ngiye kugukinira hari umugore ngiye guhamagara wundi amuguye muvugana biza abagore ku mugore nta kibazo ariko se uwo mugore uramwizeye diro yarayijyamo neza shana ari birye kabisa okay gira vuba nabuze mve hano nonge kubonana na mwari sinanamuheruka ariko zikuntu buri nsigaye naranamukunze cyane aramukumbuye nyine waguyemo birumvikana gira vuba kabisa urukundo ni indwara rega reka nze nguhamagarire umusista ugiye kuhita agufasha amuguye muvugane kayifate temukusanira ariko uragura nta kibazo mfite cy'umufuka no kubwira mucoma agashyiraho ihene yari twaba turya inkoko irahari sheri ni karibu abanuzi abashyitsi twabonye abashyitsi ni byiza ni kutabasuhuza oya ibyo ntabwo ari byo by'ingenzi ahubwo Matiya nagushakaga kugwiza impapuro zisinya ko ngurishije imitungo unsigira igipapuro cy'ubutaka ugenda ujya kwiga nkutegera indege nkwishyura ibintu byose ukeneye ariko nanjye ubwo butaka nanabukoresha mbugwatiriza muri banki business yanjye igakomeza oya rwose njyewe numva narabikubwiye nk'umuvandimwe wanjye kuva kera nkiri mu cyaro ntabwo nari nzi ko ibyo ngibyo birimo rwose ahubwo kugira ngo bigende gutyo wabyihorera ariko njye nari nkwitabaje nk'umuvandimwe wanjye noneho nta kibazo nk'umuvandimwe reka tubyihorere ndabigukorera ariko nta kundi nyine nk'umuvandimwe nta kundi ndabigukorera urakoze cyane mukuru wanjye Imana iguhe umugisha rwose cyangwa se uganira n'abantu nanjye ari ahantu ngiye gatoya urakoze uganiriza n'umudamu sisi wadusanze mu gikarisi banguka arayitabye se arayitabye ni umwana mwiza si biteze amakuru ni meza urafata agatebe se nawe yicare gahunda igende neza ni meza nawe wagiye wicara ari inyuma sesi urakoze rero kutujoyininga namwe murakoze hari agaserivisi twagira ngo tugusabe nta kibazo rwose ariko muragura akantu oya nta kibazo turagura n'ihene okay hari umumama twashakaga guhamagara ariko umugabo we aramufuhira cyane yego kandi urabizi umudamu ku mudamu bicamo cyane urazidukinira yego sasa fone hano irahari nako kantu ko kunywa nyine oya ntacyo turabwirana mucumara mucyokeza arakuzanira nta kibazo kamuguhamagarire noneho muvugane ndaguhanaguye nimba ntaguhanaguye ndusha n'abandi bo mu mihanda nomero ye ni iyi ngiyi
hano biracamo tuza wowe tuza akumutera ukora Indesi kandi hano ni indesi Alo? Yes, alo? Mwiriwe. Ko nashakaga mwarimu se? Yego turakorana. Urashaka madamu? Yarari mu nzu ariko reka nze nyigo. Naringize ngo uwo bita ngo directeur. Iyo aba ari directeur we ntabwo ari kunkira. Ntabwo ari kunkira. Kuko nakibaye kamwe. Shushu? Chérie? Chérie? Akira telefone bawe ushaka kukazi. Akira. Rande wanshaka se. Nawe mukorana simbizi. Hello? Mwari wiriwe. Wagiye ku ruhande se tukavugana? Hari umuntu wagushakaga reka mugoye nyine muvugane. Ari. Urimo uranyumva se? Ni directeur. Siko kuvugana nawe bigoranye kurusha uko washaka kuvugana nka secretary wa UN. Sasa rero nari ahantu nashyirishije inkoko ndagira ngo uze tuyisangire, natekereje nk'umuntu dukorana nyirengeye nyine nawe ndi igisabo nsanga hahandi uze tuyisangire twiganire twivuganire twirira ubuzima n'urupfu rw'abantu. Nawe wikabya rwose ubiruje hehese. Ntabwo nakuvugisha ndirushye kuko mbatanyica. Reka ntabwo ibyo kosa nabikora. Yego. Kugira ngo n'umwe y'umwami yakuye usyede. Umva reka nze ntanakarabye. Ndabizi uriya mugabo yisubiraho kubi. Reka nze reka njye gusaba gahushya. Ibyo ntabwo bitinda umva. Uyu mwanya ndaje. Sawa. Umva ko diriciye mureze. Hamagare mucoma. Abisi. Bo ntacyo mbe kugeza nta kibazo. Umurugo nta kibazo. Ya, uraho umukobwa wanjye. Amakurusha. Nibeza. Bite musore wanjye. Minsi myinshi sha. Uraho madamu we nkunda ki. Madamu wanjye. Banzi yo karabye. Umura madamu nakajya no handi bakandika ndasenga ko nakajya. Uraho neza. Uraho madamu. Umeze ute? Neza madamu wanjye. Nishimye ko bagufunga. Bageza rinjyanye neza madamu. Nizere ko kubufungwe n'amafaranga afunguwe. Madamu umara amafaranga buriya cyandira mu buzima rega madamu amafaranga kwashaka nandi ko umara madamu. Reka tuganira aho. Ubona ari mumbuye hanze madamu. Ate mukobwa wanjye. Cyanda ubona warakuze rwose Cedric. Ushana umaze kwa gasore madamu. Urwo rwose ndabona waramenyereye kwihangana birabigora ariko umuntu arihangana madamu. Ariko mbonye hanze harahindutse. Nyine yingira ngo mbise buriya nuko mbaye umuntu umugabo buriya madamu. Buriya rwose ngize ngo hanze namo nsanga byarahindutse byabaye ibindi madamu. Niyo mpamvu usije witata. Madamu ndeka byure madamu umuntu arankubise mu muhanda arimo nta hantu inzara n'iki byose muri hanze n'amahoro. Madamu byure aramfashe nuko amfata inzara mfunguye shonje. Urabizi ubuzima bw'adereza n'ubundi nibwo asagariye ariko nyane kangu bitego ko karagageni kamvuguta mu byondi kangira gute madamu. Ndahabaye ariko nuko hanze bikaza nakumuse nka nkasubiramo ariko ni hahande ko ni handira mu Rwanda namwitse buri uretse. Sinarone iranemera iracamo noneho kuri amuswa nawe nimero yo kuyibona ari intambara ariko ntari bito. Imana Mana mfashe icema koko. Alo? Ni boss muvugana? Yego boss. Ndakumva nta kibazo. Nari ngufite akadiru koroshye. Angakazi. Hari umujama wavuye mu cyaro nshaka ko untunganyiriza yambyimbijeho umutwe namubwiye ibintu yanga kubyumva. Akazi nta kibazo nagakora. Ndakureza adresse y'ahantu uri bumusange mu kanya ndayikoreza muri message. Hari umuntu bari kumwe niba hagira warahita mucika.
none se oya nta kibazo twakumvikana ahubwo wowe ntari binyohereza aderesi nk'uko ubyifuza uraba ubwo ushaka undi mujama mugende muri babiri ngo yize karate da nta wamenye ko gahunda zagenda mugende muri babiri mbega muri make nta kibazo ndabiguteza sawa nta kibazo ndakubwira ndakohereza message nk'uko ubyifuje sawa nabi ushaka ko twanze se byagenze mba ntabwo ari cyane nanjye ndahari nyine ntabwo nabanga urumva nabikora ushobora twanze intoki dusura mana yanjye se twapfuye iki wowe nta na kimwe ahubwo mbwira sikagiye mu kabari byagenze ute njye nabonye bamutekamutwe mu nda atagarutse mpita nigendera nabonaga bikomeye umva sha uri umugambanyi twarabimenye ko Manude yagushyize ku ruhande akagusigira kashi ubizi neza ko nari nicara mu kabari mfite telefone y'abandi ntundabure muti n'ukuntu turi inshuti umva mana yanjye mba nabikubwiye maze umva nabonaga bikaze byatari gusa nkaho bari kuguma hariya hantu nese mbacika ndigendera umva byihora ariko Manude nawe azabyishyura ejo bundi twarahuye namuteje polisi zimwaka moto ye azahava ari uko yishyuye biriya bintu byose banshubije telefone y'abandi uravugisha ukuri nukuri umva mana yanjye uramutipa kujya muri gereza umva ni umutekamutwe umva njye nabonaga bikomeshereza ntabwo nakubeshya mbona nta kuntu nahikura mfata icyemezo cyo guhita nigendera ariko amaraso nakuguma simamariye umva se ngaho ntera story za Keza se utari kumbwira Keza ariko namushakaga umva Keza umva bikimara kuba bya bindi rero umva iso nancika arigendera ubu nta nubwo nzi igihugu yagiyemo mana yanjye nimba ari sinzi rwose umva niba ari byerekana itahire mbasuyeho rero ubwo tuzasubira reka wigenda mba ngufite story baby mana yanjye urazi n'ikindi sigaye nkundana n'umutipe uba muri Canada umva mama yo makuru se kuki se ubundi wabyihereranye umva baby yagure ndayafite maze yaka umva yameneza se umva sigaye nkundana n'umutipe uba he umva muri Canada niwumva muri Canada wumve Toronto niwumva Toronto wumve Mutesi umva baby ngiye gutura muri Toronto baby umva urazi n'ikindi nkundana na biza nabizi maze umva cyokora Imana yabasize umunyu mureke tubarigate ubu ngubu ugiye kuzaguruka urenga Afrika urenga Asia urenga Australia urenga Amerika ubwo Canada umva cyane rwose umva ko ibitangaza bitabaho nicyo ni igitangaza umva ni ibitangaza yego ko ikibazo mfite ni kimwe cyokora ubu se ko wanze kwiga uvuga ururimi rumwe nk'urw'ihene nugerayo uzavuga iki ngo ndavuze ngo kuvuga ururimi rumwe nk'urw'ihene nugera uzaca amarenga uzabigenza gute uzavuga iki sisi urazi amarenga ariko barayiga urazi n'ikindi sisi aha ni wanjye urumva neza ndavuze rimwe kabiri gatatu ndabizi ubwo ndashaka ababaza ndabizi mbega umukobwa mubi ishyari gusa ariko mu by'ukuri biriya mukobwa mbwiye nibyo pe uzi ko yangiraga inama ni inshuti nziza mana yanjye ubu nanze ishuri ubu nirirwa nshaka amafaranga y'abatipe ntanayabona ngo ndi gukura ibyinyo mwana we gusa uwampa amahirwe ngasubira mu ishuri nimba nayo ntangatica muri classe ntabwo mbizi mwana we mana uzamfashe pe ubu buzima kuko ntabwo nabushobora pe uhora niruka gusa amaherezo yaba yahe gusa nyine nubwo mwirukanye nabi ni inshuti nziza pe nakundi nyine ariko ntabirenze ariko reka nkomeze nirira amafaranga mbese ubundi ni ibiki natekereza Jojo byibagirwe Mutesi byibagirwe rwose harya mani muziye ako se nawe karaki ubu koko uranyirengagije ariko koko babivuze uko nta muvandimwe w'i Kigali kweri ngo none se nawe uranyibagiye koko kuri cya kibazo niboneye imbwa iso nakwanga kwita nabi kabisa none se kuri aha ngaha icyokezo wagisigiye icyo kizo se ni icyanjye ba nyiracyo bakisubije kubera ikibazo cya za note twese batwirukanye reka ushatse kumbwira ko wa mwana mwiza cyane w'amataye wa museriveri nawe bamwirukanye se nese uravuga beauty uwo niwe baherewe birukana maze reka uriya mwana rwose ariko iyo ahubwo bamwita byuki ariko nuko nta kazi mfite kabisa iya nakamuhaye akazi akageza ku nsiriva iwanjye nubwo yaba amazi mureba yahita ahinduka divayi
yampaye nka data ngewe ako se ubundi mbwira urancumbikira cyangwa njye kwishakira kandi kazi ariko mfite aho ndara reka umva rero nkubwire ubu ndewe ubu ngubu ndahangaha kabisa mba muri chambrete mfite umugore n'abana 5 mwana urabizi biba bigoye ariko nakurangira diru yatuvana mu bukene tugakira twese ahubwo ako kantu ubwo wawe nkuyahaka kuko ubukene bwo buranangije reka ubwo siriseri urabyishimiye nkurangire diru neza njyewe ahubwo nguteze yumbi okay noneho reka kanze nkwereke ukuntu tubigenza ubu ikintu cya mbere ngiye kugufasha mbere na mbere urabanza uhindura izina ryawe nta byaniboneye imbwa hano ni mu mujyi uzaba uzibona iwanyu mu cyaro ubu ngubu ugiye kwitwa Kasidi hari umukire wazengerejwe na murumuna we ku bijyanye n'imitungo ashaka ko tumumukiza uri seriye ako kazi tugakore mani ko numva wagira ngo uri gukina filime mani ubwo urumva ibyo bintu tuzabishobora byihorere n'ubundi bana nzashaka undi ni faveri n'ubundi nari nkugiriye ubundi se nk'ubunyacyaro bwawe ubundi urumva wabishobora koko ariko nta kundi nzagerageza uko nshoboye kose nese n'ubundi ko bari banahanyirukanye nta kundi nabigenza okay noneho wowe gabanya imitoto hano ni mu mujyi nta babyeyi ufite hano uranyumva neza ndabyumva cyane ubwo ngubwo niba ubyemeye tugiye gukina na Diro mana we yewe sekunde yo mwitegereza uriya n'umukobwa wawe igicucu gusa ariko mwana ubundi Diro ubona turi gukina urumva uzayibasha njyewe ndi ready rwose okay noneho wowe urongera kuvuga ari uko unzaniye nimero zuriya mwana ariko nawe uri mu mashyengo uriya nabona nimero yuriya tutaziranye gute ubwo se kugenda ukamushikuza telefoni ukibipa yasakuza ugahita uyimusubiza urumva ari ibintu bigoye akuzi ko ari style